twerekeje kamera zacu mu karere ka Nyamagabe nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho agiye atandukanye yakwirakwiye cyangwa se yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga, aho aba bombi bakoze ubukwe ubona ko nta bintu by'ibikabyo mu bushobozi bwabo buke. Baravuga bati Imana ikunda ubukwe kandi reka tuyiheje icyubahiro. Ubu bukwe yabuvuzeho kenshi. Aba ngaba bafashe icyemezo cyo gufata iy'amaguru cyangwa se gufata kwa kundi bavuga ngo gufata uwa leta n'amaguru, nyine kwa kundi abanyarwanda babizi gutsindagira umuhanda. Reka mbivuge muri icyo kinyarwanda, benshi bo mu cyaro wenda bo mu mujyi ntago babyumva, ariko benshi bo mu cyaro bazi ko gahunda yo gufata uwa leta ubwo bahita bumva ibyo mbamvuze, ni ugutsindagira umuhanda muri rusange n'amaguru yawe, nta by'imodoka nta bya sonorizasiyo. Wenda aho ho navuga ko bakoze akantu k'akamanyeri mu cyaro, bashaka batiri, bashaka sawundi, nyine muri bwa buryo bwabo basanzwe bashyigikirana. Baravuga bati njyewe ndagenda nikoreye batiri, undi ati ndagenda nikoreye iyi sawundi, undi ati ndagenda nikoreye ya piyano. Reka nyivuge gutyo, ni piyano. Okay, ni piano byanze bikunze, reka nze gutekereza neza ko ntayivuze nabi. Nibwo bagendaga rero birukanka mu muhanda ubona ko rwose banezerewe bishimye. Twabasanze mu rugo rwabo, aho ubona n'ubundi bameze neza. Ubwo ndagira ngo nabwire mwebwe muvuga muti ntago nakora ubukwe ntafite amafaranga ya naya. Ubukwe ni ubukwe nshuti yanjye. Ibintu byo kuvuga ngo uriyemera ku bantu ngo uhatwike hashye, ibyo ngibyo uba n'ubundi ubwawe wahiye. Ibyo kuvuga ngo urajya mu madeni, urajya mu makeredi, usanga ubukwe burangiye n'ubundi uri mu matsa cyangwa se uri mu manzaganya nk'uko byagiye bigarukaho n'uyu nguyu Umutesi Zikov yavuga ko gukora ubukwe atari ibintu bya danje. Gukora ubukwe umuntu uwo ari we wese yabukora, ahubwo biterwa n'uburyo wowe wabitekereje cyangwa se ushaka kubiteguramo. Na wa wundi udafite amafaranga ayo ari yo yose, cyangwa se wa wundi wumva ko gukora ubukwe bisaba ba bandi ngo bayagwiriye cyangwa se ba bandi ngo bagafashe, reka ntibinashoboka. Nimuzigere mubeshya bo mukunda ko ngo gukora ubukwe bidashoboka, ngo harajyaho imisoro, ngo harajyaho ngay'amasare, ngo ibiki n'ibiki. Pfa kuba wakunze uwawe, mukaba mwarabisengeye, mwabyumvikanyeho. Ndagira ngo nkubwire, ubwo ndi kuvuga wowe unteze amatwi, ibi ngibi bikuremo n'isomo rikomeye cyane. Uko ubibona gutyo kuri screen yawe, iyo ni inzu y'abo bageni bombi. Abo ngabo uri kubona, ubwo navuga ko bari mu kwa buki. Twabasanze bameze gutyo. Mu kanya niba uraza kuntiza time yawe tukaza kirana ku musozo w'inkuru, uraza kuba wagiye unabona amwe mu mashusho ureba mu nzu uko hameze, ndetse n'ibiganiro twagiye tugirana, ndetse n'uburyo bafashe icyemezo cyo gufata gahunda yo guca mu muhanda kuriya bari kwiruka, ngira ngo bari banakataje rwose, ntago bagendaga gahoro. Ntibinashoboka. Aba bombi wabonaga ko bishimye kandi bakataje, bishimiye umunsi wabo. Ni mukangato byose ngende mbikugezaho, ntekereza ko uraza kugenda ubikuramo n'amasomo agiye akomeye. Reka nizere ko turaza kugerana ku musozo w'inkuru byose wabigejejweho nanjye. Reka nibwire rero na wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere, niba ataradusubscribinga, aka niko kanya keza ko gukora subscribe cyangwa se abone, ariko kandi nagenda adakoze kuri kariya kantu ukinzogera, kuko kamufasha kwakira notification buruko twaprodinze inkuru cyangwa buruko dushyizeho inkuru. Kandi mbibutse ko kubana nanjye ari umugisha ukomeye uhereye none ukageza n'iteka ryose. Komeza ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Ni umuhungu bakunda cyane. Mu kugera mu rugo rw'aba ngaba rero babanje no kugira isoni, ndetse bagerageza no kutwisha, ariko kubera ko twari twanahageze, nubwo wenda twahageze tubatunguye, twababwiye tuti muhumure, wenda kubw'umutekano n'ubushake bwanyu amashusho araza kujya hanze. Mwebwe nimubishaka, nimutabishaka turaza gukoresha ubundi buryo, n'amajwi yanyu yewe nimubishaka arajya hanze, nimutabishaka nabwo turakoresha bwa buryo bwacu nk'uko dusanzwe tubikora nk'abanyamakuru babikora ikinyamwuga. Bityo rero akaba ari impamvu ibi byose ndi kubikugezaho muri ubu buryo. Aba ngaba nk'uko twagiye tuganira, njyewe bagiye banyihera ubuhamya bambwira bati Sharire, watubwiye ko witwa Sharire, reka tukubwize ukuri, ubu bukwe twabusengeye igihe Imana ikatubwira ko tudakwiye
tudakwiye gutinda muri ibi ngibi, ari nayo mpamvu twahise dufata iki cyemezo cyo kuba twajya kwiyandikisha mu murenge, tuvayo dufata n'itariki y'ubukwe, ariko ngo ibyo byose twabigezeho nta mafaranga, ariko ngo kubera ko byari byaravuzwe n'Imana natwe ubwacu twabikoze nk'uko twari twariyemeje kubana nk'abantu bakundanye. Ahangaha mubona niyo nzu yacu nk'iy'umugeni n'umukwe nyine nk'uko musanzwe munabamenyereye. Abangaba basanzwe ari abatuye ahangaha mu karere ka Nyamagabe, akaba ari naho twagiye tubasanga. ngira ngo kari aka video twagiye tugafata mu minsi yatambutse nyine na telefone bisanzwe, tubona nyine ari aho duciye ku muhanda kumwe uba utwaye imodoka uvuye ahantu runaka. ngira ngo icyo gihe nari nakoze inkuru, sinzi ahantu nari mvuye, abangaba tubacaho ku muhanda rwose bari kugenda n'indirimbo ndetse abandi n'amajwi ari hejuru bavuga bati yari yarabitubwiye, ubwo bavugaga Imana nk'uko igisezeranya yarangiza ikanasohora. Abangaba bose rero bagiye bishima ndetse wabonaga ko bagaragiwe n'abaturage batari bake, kandi bose ubona ko bari gufata uwa leta cyangwa se bari gutsindagira umuhanda. Nta modoka y'abageni, nta modoka itwaye abasangwa, bose bari n'amaguru. nk'uko rero bagiye batuganiriza mu majwi yabo atuje n'amasoni menshi, bagiye batubwira ko ngo nubwo bari kwiruka kuriya ngo rwari urugendo rutoroshye, kuko aho basezeraniye ndetse naho ahangaha ubwo muri kubona twabasanze hari harimo intera ndende, ku buryo wabonaga ko umugeni araza kunanirwa, ariko kubera ko ari gahunda bari bazi, kandi gahunda ikaba yari iy'Uwiteka, byose babigiye babinyuranamo, ubona ko ngo bimeze neza. Bo bavuga ko icyabashoboje iki ngiki ari uguhuriza hamwe, ndetse bakaba babona ko ngo icya mbere ari n'urukundo, icya mbere atari amafaranga, kuko uba ubona ko ari abantu b'abaturage basanzwe n'ubundi bakora akazi kabo ka buri munsi, usanga batunzwe n'imirimo yo guhinga bisanzwe n'ubundi, aho usanga nta bintu birenze kuri bakakomeza bagenda banabwira abandi bantu, banabagira inama, bavuga ko badakwiye gukoza Imana isoni, ngo kuko Imana ikunda ubukwe. Babona ko ngo ari umugisha ukomeye ngo kuba barasohoje ibyo n'ubundi bakomezaga babwira Imana, bavuga ko badashobora kubana badasezeranye. Byarabaye rero, barasezeranye, baheshejwe umugisha na pasiteri, ndetse banasezerana mu mategeko nk'uko byagiye bigaragara mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi byose rero byatumye ngenda mbikuramo isomo rikomeye cyane nabagezaho kuri uyu munsi wa none, mvuga ni niba wowe hari uwo ukunda kuri uyu munsi wa none wimwiyemeraho, ari byo bya bindi bakunze kuvuga ngo agasore katirariye ntikarongora inkumi. Ibyo ngibyo ntekereza ko bitagezweho iki gihe. Kugira ngo mubane kuri uyu munsi, wagujije, watiye amamodoka, wikopesheje amasare, imyenda, nimugera mu rugo bamwe batangire kuza batezamo bati bimeze gutya na gutya, wenda mwagiye mu nzu y'ikode, ejo amafaranga yo kwishyura inzu abure. Nshuti yanjye, bwiza uwo ukunda ukuri, umubwira uti bimeze gutya na gutya, kubera ko mukundana urukundo, kubera ko nta kiruruta. Niba agukunda by'ukuri, arakubwira ati rwose gahunda n'ubundi urabizi ko ari ugukora ubukwe, reka tubigenze gutya, kandi nzi neza ko biraza kugenda neza. Ntazabura kukubwira uti isheri wanjye, ni ukuri nimbibwira ababyeyi nawe ukabibwira ababyeyi, tukabibwira inshuti n'imiryango, ntibazabura kudushyigikira kandi mu bushobozi bwacu. Mureke kwipanika rero, ubwo nanjye mba nkanazemo kugira ngo nyine byibuze mwese bigende bibabera isomo, cyane ko abangaba twagenda tubakuraho urugero rwiza rwo kwihanganira ibyo abantu bose bashobora kuba babona ko ari ibintu bya danje, abandi bashobora kubicamo babona ari nk'ibintu byoroshye. Ngayo nguko ubwo reka nizere ko nawe ukuyemo isomo ryawe, kandi ntekereza ko ugiye no kugenda unsigira ibitekerezo byawe muri komenti, bitewe n'uko wumvishe iyi nkuru y'aba ngaba bombi. Tukomeza no kubifuriza urugo ruhire, nk'uko Mutesi Scovia nawe yaje kugenda ababwira ati Imana izabubakire, muzabyare hungu na kobwa. Ni nayo mpamvu mwagiye mumubona aho ngaho kuri screen imbere yanyu. Nanjye ndabashimiye, mwakoze, Imana ibamugisha, kandi nanabakunda. Tuze gusubira amakuru yacu imbere. Nyumvaga kuri mikoro nitwa Charles OG. Asante sana.